Iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa, y'umwizera kandi y'umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Mana yacu, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ngushimiye kuri data wa twese mwiza, ngushimiye ko uzi intege nke zacu, ngushimiye ko utazigendera ahubwo kudukuyakuya kugira ngo uturinde Satani. Izina ryawe niryubahwe. Uyu mwanya turi mu muhamagaro waduhamagaye wo kuvuga ijambo ryawe, tuyobore, tugire inama, duhagarareho, duha amagambo y'ubwenge kugira ngo icyigisho babashe kugikurikira, bagisobanukirwe, ineza y'Imana iboneke kuri buri wese, ari jye ugiye kugitanga n'abagiye kugikurikira, mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana ibice 13, duhere ku murongo wa 16 tugere ku murongo wa 18. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, abimbata n'abumudendezo, gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Imana idufashe. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe iki kimenyetso iyi nyamaswa muntu ihatira abantu kugira ngo bashyireho iki kimenyetso mu ruhanga ndetse no ku kuboko kw'iburyo, kugira ngo tubashe kumva neza no gusobanukirwa amayoberane y'iyi nyamaswa muntu ikoresha mu guhatira abantu gushyirwaho iki kimenyetso. Reka twibaze ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, turibaza ngo ese iki kimenyetso ni iki? Ikimenyetso ni iki? Ikibazo cya kabiri, turibaza ngo kuki iki kimenyetso kigomba gushyirwa mu gahanga kandi kigashyirwa no ku kiganza cy'iburyo? Ibi bibazo byose twibajije, Bibiliya bifitiye ibisubizo. Mwuka Wera arahari kugira ngo atwereke ibisubizo byacu. Ubundi ikimenyetso ni ikirango cy'ukuri kibitagaragara. Ikimenyetso ni ikirango cy'ukuri kibitagaragara. Urumva nyine ni ikimenyetso ariko gihagarariye ibintu tutabona. Tuvuge ubonye umwotsi ahantu, icyo ni ikimenyetso, ariko uriya mwotsi uhagarariye iki? Uhagarariye umuriro. Bivuze ngo iyo hari umwotsi, bivuze ngo haba hari n'umuriro. Ikimenyetso rero nicyo gihererwaho, nicyo gishingirwaho kugira ngo ube wamenya cyangwa wakwirinda icyago kiri bube kuko witaye ku kimenyetso. Abashinzwe umutekano w'ibihugu cyangwa mu isi
bakurikira ibimenyetso nubwo byaba ari bito, ariko bya bimenyetso bikaza gutuma bamenya umugizi wa nabi, bakamufata bakamusanga aho yihishe kubera ko bagendeye ku bimenyetso. Ikoranabuhanga ry'isi aho rigeze rirafata ibimenyetso, bya bimenyetso bikazatuma wa mugome, wa muntu mubi amenyekana ko yanyuze aho hantu, amenyekana aho ari, ariko nta kindi bagenderaho, ni ibimenyetso. Ibimenyetso rero biba bihagarariye cyangwa bishobora kuyobora umuntu akareba cya kimenyetso akagera ku kuri nyirizina. Ikimenyetso gishobora kuba ari gitoya, ariko gihagarariye ikintu catastrophe, gihagarariye ikintu cy'icyago kinini, kandi ikimenyetso ari gito cyane. Ye nabonye umuntu yarwaye ikimeme. Arwaye ikimeme, aragenda ajya kuri farumasi agura umuti ashyiramo, ariko ntibyakira. Agiye kwa muganga bamwandikira indi miti bashyiramo, ntibigeze batekereza ngo barebe ngo bumvise ko ari ikimeme gusa, ariko babonye bikomeza ikimeme kidakira, baza gufata ibizabe, baza gusanga cya kimeme gihagarariye kanseri. Iyo kanseri yishe uwo muntu yaturutse ku kimeme. Urumva, wicara utekereze, wumva uburyo ikimeme ari akantu gato gafata umwanya muto hagati y'amano, ariko gihagarariye kanseri yakwiriye umubiri wose. Nshuti yanjye, nagira nkubwire woye kwirengagiza ikimenyetso. Ikimenyetso ni ikintu gikomeye cyane. Yesu bamubajije igihe cyo kugaruka kwe, bakunze kumukurikirana bati tubwire igihe ni ikihe, uzagaruka ryari, bizagenda bite, nuko. Ariko ababwira ibimenyetso bakwiye kureberaho, nubwo bigaragara ko hari bitoya, ariko ikimenyetso ni ikimenyetso. Iyo ukitegereje ukacyitaho usanga gihagarariye ikintu gikomeye. Hari aho yavuze muri Luka 21 n'umurongo wa 29, aravuga ngo murebere ku mutini, ngo murebere no ku bindi biti, ngo umutini nutoha, ngo ukazana amababi, ukazana imbuto, ngo muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi kubageraho. Ese umutini ni kiriya giti bahinga mu murima? Umutini yavugaga ni ikimenyetso yarashatse kwerekana ko uwo mutini gutoha kwawo n'ibindi biti nabyo bigatoha, yarashatse kwerekana ko Isirayeli yari yarahungutse, yari yarahuye n'izuba ry'ibigeragezo ikava mu gihugu, yari yavugaga yuko izagaruka mu gihugu ikabona igihugu, yamara kubona igihugu ikabona ubwigenge. Umutini ugatoha, hanyuma yo kubona ubwigenge 1948 n'ibindi bihugu bihera ubwo ngubwo bigenda bibona ubwigenge, n'ibindi biti nabyo biratoha. Yaravuze ngo nitubona ibyo bibaye ngo tuzamenye kwaje ndetse ngo ari bugufi. Ariko ikibazo gihari, ntabwo abantu bitaye ku bimenyetso. Ariko uziko ibisimba ibi birusha umuntu kwitegereza ibimenyetso. Uziko nk'inyoni ziba ahantu hakonja, iyo ubukonje bugiye kuza zirabimenya, zikabona ibimenyetso bigaragaza ko hagiye kuza ubukonje.
kandi zikumva ko ubwo bukonje bugiye kuza aho hantu zitazabasha kubwihanganira. Inyoni zigatangira zikimuka, ubukonje butaraza, ubukonje bukajya kuza inyoni zose zamaze kuhimuka. Abazi iby'ibirunga babyize bavuga ko iyo ikirunga kiri buruke, ibisimba nibyo bihunga mbere yuko kirunga kiruka. Ibisimba biba mu ibanga ry'uwo musozi byose birahunga, birabimenya, bireba ibimenyetso bikabimenya. Ibimenyetso ntibisaba kujya mu ishuri, ibimenyetso by'ibihe ntibisaba kujya kwiga mu ma university akomeye, ibimenyetso by'ibihe ntibisaba ubwenge bundi, ibisaba kwitegereza no gusenga. Nshuti yanjye, ibimenyetso biratwegereye. Iki kimenyetso rero cya Satani, cy'iyi nyamaswa, abantu bamwe bavuga ngo Satani ngo azaza ngo agende ashyira abantu ikimenyetso mu kiganza ngo no mu gahanga. Reka nta Satani, nta nyamaswa izaza ngo ifate umuntu imushyire ikimenyetso mu kuboko. Nta nyamaswa izaza ngo ishyire ikimenyetso mu gahanga, ntayo. Nta Satani uzaza muri ako kazi ngo agenda ashyiraho ikimenyetso. Oya. Nibyo tugiye gusobanura, nibyo tugiye kubabwira. Ube maso, ukurikire. Iki kimenyetso nicyo kwitaba gihagarariye izindi mbaraga mbi ziri inyuma yacyo. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Ntihakingirizwa, nta gicu gikuba, byeyurwa no kuboneka kwe, nta shavu nta bwoba, bona n'igishyika, tumwiringiye tumwumvira, jyumwizera kandi jyumwumvira, ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Twarimo twibaza ikibazo cya kabiri kivuga ngo kuki iyi nyamaswa muntu ihatira abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakene n'abatunzi, imbata n'ab'umudendezo, ikabahatira gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, ndetse ikanabahatira gushyirwaho ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo. Icyo nagira ngo mbabwire, Satani ibyo akora ntago abiyobewe. Ni umurwanyi kuva kera. Intambara za Satani yazihereye mu ijuru. Iyo usomye neza mu byahishuriwe Yohana ibice 12, hatubwira ko ngo yaragambiriye gufata intebe y'Imana, ariko marayika Mikayeli n'abandi bamarayika ngo barahaguruka baratabara. Mu ijuru haba intambara, ariko cya kiyoka ariyo Satani ngo kiratsindwa, kiracibwa, kijugunywa mu isi. Kimaze kujugunywa mu isi, ntabwo yarekeye aho. Umuntu Imana yaremye yashatse uburyo bwose yamwigarurira akamutandukanya n'Imana yamuremye.
agasenya umugambi w'Imana. Niyo ntego iyi nyamaswa, niyo ntego iyi Satani ifite. Rero kugira ngo amaze kubona atsindwa, ibyo yateguye byose, yateguye gukura Adamu na Eva, abakura muri Edeni, ariko Imana irongera icyuho cyari kibonetse, urwango rwari rubonetse hagati y'umuntu n'Imana. Imana irongera ikora indi plan ya kabiri, irongera isubirana n'umuntu, barongera barahura, barongera barahuza kubw'amaraso ya Yesu. Imana yongera yiyunga n'umuntu, barongera barakundana, barongera baba inshuti, barongera bagirana ubusabane. Satani arababara kubera ko intego ye, Bibiliya iratubwira muri Yohana 10:10 ngo umurimo we ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura, ni ugushukana. Abibonye noneho arongera rero ahindura ubundi buryo, ari nabwo dusomye hano mu byahishuriwe Yohana. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 2:7 kugera kuri 12, kavuga ngo imikorere y'uwo mugome ngo irimo imbaraga nyinshi. Niba ari igitugu, arashyiramo igitugu cyinshi, ngo kandi harimo n'ubugome, ngo kandi harimo n'ikinyoma, ngo kandi harimo no guhenda ubwenge abantu, ngo kandi harimo no gukiranirwa, ariko ibyo byose bakabikoresha imbaraga. Bibiliya ikatubwira ngo kuko abantu banze kwizera ukuri ngo bakizwe, ngo nicyo cyatumye Imana ibareka kugira ngo bizere uwo mushukanyi, ngo kugira ngo babone uko bacirwaho iteka. Imana idufashe inshuti zanjye, nimugaruke, kuko ubundi Satani arabizi neza yuko mu ijuru atagisubiyeyo. Arashaka abo bazarimbukana, arashaka abo bazahuza ibibazo, arashaka bazisasira. Niyo mpamvu akora mu buryo bw'amayoberane. Muri iyi mikorere rero yo guhata abantu, akabashyiraho igitugu, akabashyiraho iterabwoba, akabahata kugira ngo bashyirweho iki kimenyetso mu ruhanga, akabahata kugira ngo bashyirweho iki kimenyetso ku kuboko kw'iburyo. Impamvu ya mbere ni ukwigana imikorere y'Imana. Kubahata ngo iyo nyamaswa ifite ubushobozi, nongere nsubiremo, ngo ifite ubushobozi bwo gukora ibitangaza, kumanura umuriro mu ijuru, gukomereka uruguma ruyica igakira. Ifite ubushobozi bwo gukora ibitangaza. Kandi abantu bo mu minsi y'imperuka, niba hari ikintu barangamiye cya mbere ari nacyo Satani abafatiyeho. Mu cyigisho gitambutse mu gice cya 3 nababwiye yuko aho Satani ariho ashoborera abantu akoresha za mbaraga enye: imbaraga za gisirikare, imbaraga za politike, imbaraga z'ubukungu n'imbaraga z'amadini. Ariko cyane cyane ngo aho ariho afatira abantu nuko abantu bafite ubwoba bwo gupfa. Ubundi nicyo kintu Satani yakangishije Yesu, ariko aza kwitegereza asanga Yesu ntafite ubwoba bwo gupfa, ahubwo Yesu aragenda asanga urupfu ngo kugira ngo arumaremo imbaraga, natwe nitumukurikira tuzasanga urupfu yararumazemo imbaraga. Ikindi cya kabiri ariho akoresha cyane abantu noneho bakunze ni ibitangaza. Iyo hadutse umuntu ukumva baramushyiraho ibintu byo kuryoshya ngo arakora ibitangaza, ntabwo ibitangaza
ibitangaza Imana yarabikoze. Kuba byonyine turyama tukabyuka ni ubwabyo ni igitangaza. Kuba byonyine duhumeka umwuka ukagaruka ukongera ukadusubiramo, ubwabyo ni igitangaza. Kuba byonyine twarahawe Yesu tukazajya mu ijuru, ubwabyo ni igitangaza. Kuba byonyine twarahindutse tukava mu byaha tukaba turi abana b'Imana, ubwabyo ni ibindi bitangaza mushaka ni ibitangaza byo gukora iki? Imana yakoze ibitangaza, yakoze ibintu bitangaje. Ubwo rero kuko Satani yabonye ko umuntu icyo agambiriye ari ibitangaza, nawe nyine arabikora. None umuntu akaza arangamiye bya bitangaza, Satani akabona akamwigarurira. Ni ukwigana. Mwibuke Imana ubwo yatumaga Mose ikamutuma kujya mu Egiputa kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Imana. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo nugenda ukabwira Farawo ngo rekure ubwoko bw'Imana butahe bugende, akakubwira ngo kora igitangaza, uzamusubize ngo ujugunye inkoni hasi, nujugunye inkoni hasi izahinduka inzoka. Mose yarahageze, niko byagenze. Abwira Farawo ngo Uwiteka arantumye ngo rekure ubwoko bwe butahe. Farawo aramubwira ngo kugira ngo nemere ko ari ubwoko, ko ari Imana igutumye, kora igitangaza nanjye nemere. Ariko ntiyari bunemere kuko Imana ngo yari yamaze kumunangira umutima. Aroni ajugunye inkoni hasi, ayijugunye hasi hinduka inzoka. Aho kugira ngo Farawo yemere, ahubwo ahamagara Yane na Yambure, nk'uko bavuga mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3:8, arabwira ngo namwe nimujugunye inkoni zanyu hasi. Bigana igitangaza cy'Imana. Kandi Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Uzi ko yemeye izo nkoni nazo zigahinduka inzoka? Uzi ko yemerera Satani n'agapirata? Uzi ko yemerera Satani nawe akigana umwimerere, ikamwemerera? Ariko Imana ntifite ubwoba, Imana ntifite n'impungenge, Imana ntifite ubwoba bw'umushinga wayo, izi ko iwuhagarariye. Ariko uko byaje gusoza, za nzoka zajugunywe hasi n'ababakonikoni bo muri Egiputa, ya nzoka yakozwe n'Imana ngo yarazimize. Bishaka kuvuga ngo imbaraga ziriya nyamaswa nubwo ikora ibitangaza, nubwo ikora ibimenyetso, nubwo ifite igitugu, nubwo ifite iterabwoba, ariko irakorera mu mubare 666. Ni 6 kari munsi ya 7. 7 ni umwuzuro w'Imana, naho 6 ni umubare utujuje ubuziranenge. Imana idufashe, Imana idufashe. Icya kabiri gituma ihata abantu gushyirwaho ikimenyetso mu kuboko kw'iburyo ndetse no mu ruhanga, nuko Satani nawo azi neza ko Imana ikorana n'ubwoko bwayo mu bimenyetso. Imana ishimwe. Hari ibimenyetso 3 Imana yahaye umuntu bahuriraho, bakaba babiziranyeho, umuntu akaba biziranyeho n'Imana. Ikimenyetso cya mbere ni amategeko. Ikimenyetso cya kabiri ni Pasika. Ikimenyetso cya gatatu ni ugukebwa. Ibyo ni ibimenyetso bikomeye ku buryo Imana yabishyizeho kugira ngo ishimangire umubano wayo n'umuntu. Yaramubwiye mu gutegeka kwa 2:6 ibwira umwana w'umuntu, yongera ngo umwana w'umuntu, ubwo wemeye kunyubaha, fata ya mategeko uyahambire ku kuboko kw'iburyo. Fata amategeko uyahambire mu ruhanga rwawe, uyagendane. Nuhura n'umuntu ufite amategeko ku kuboko kw'iburyo, ugahura n'umuntu ufite amategeko yahambiriye mu gahanga, ngo azamenya yuko wubaha Imana. Satani abaritaye mu gutwi rero, abaritaye mu gutwi. Amaze kurita mu gutwi, dore ko mu byanditswe nawe ajyamo akabireba, akabicurika, akabivangavanga.
aravuga ngo ubwo bambara amategeko bayambara ku kuboko kw'iburyo bakayashyira no mu ruhanga, nanjye reka mbahate icyo kimenyetso tugishyire ku kuboko, icyo kimenyetso tugishyire mu ruhanga, icyo bishushanya hariya baba yambaye, icyo babaga bashaka gushushanya, noneho nanjye kizaba ikimenyetso cyanjye n'abantu nzigarurira. Ariko ntibizakunda, ntabwo bizakunda. Ubundi kwambara amategeko mu ruhanga ukayashyira no ku kuboko byavugaga yuko icyo tuzakora cyose tuzagikora mu nyungu z'Imana. Iyo tuzatekereza, icyo tuzibwira, imigambi yose tuzagira, Imana izaba iyifitemo inyungu, mu nyungu z'Imana. Mujye mureka dukorere mu nyungu z'Imana. Imana idufashe, Imana idutabare. Mujye mureka tugendere mu nyungu z'Imana. Abefeso ibice 4:1, tugende bikwiriye ibyo twahamagariwe. Imana idufashe. Pasika, ikimenyetso cya Pasika yari amaraso y'umwana w'intama. Imana ishimwe ko yadukoreye Pasika. Ravuga ngo umwana w'intama, ngo amaraso yawe, inyama z'uwo mwana w'intama muzazirye, ngo ariko amaraso muzayasige ku nkomanizo z'imiryango. Ravuga ngo umurimbuzi natambuka ariho arimbura, ngo akabona amaraso, ngo urwo rugo atishingiye ku barimo, ariko yishingiye ku maraso, ariko nkomanizo z'umuryango. Ravuga ngo umurimbuzi azatambuka ntacyo azakora kuri urwo rugo. Niho dukomora ijambo kuba twitwa abarokore. Nuko Imana, umurimbuzi yatambutse, urugo rwacu akarurokora, ubuzima bwanjye akaburokora, nanjye akandokora, agatambuka akagenda akajya handi ahadasanze amaraso, akinjiramo akabarimbura. Ariko ngewe kubwayo maraso, Imana ishimwe, kubwayo maraso arandokora, kubwayo maraso arakurokora, kubw'amaraso gusa. Arababwira muri mu Kuva 13:16, arababwira ngo ayo maraso, ngo mujye muyasiga hagati y'amaso, muyasiga hagati y'amaso, ngo munayasiga no ku kiganza cy'iburyo. Ngo byashaka kuvuga ngo amaso, ibyo twitegereza, ibyo tureba, dore ko amaso ari yayobora umuntu, ngo ibyo tureba byose tujye tubireba mu nyungu z'Imana. Imana idutabara, Imana itugirire neza. Ibyo dukora byose tubikore mu nyungu z'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibyo bimenyetso uko ari bitatu, icyo navuze cy'amategeko, icyo navuze cyo gukebwa, icyo navuze cya Pasika, Satani aravuga ngo nanjye ndabikora gutyo mbahate babishyireho, kugira ngo ibyo bakora byose nanjye nubahwe, nanjye nsengwe, mbese byose abyigaruriraho. Abikora mu buryo bw'amayoberane, abikora mu buryo bw'amarenga, abikora mu buryo butazwi, buziguye, buhishe, ariko intego ari ukugira ngo Satani abone icyubahiro nk'icy'Imana. Imana idufashe dusobanukirwe ibi bintu. Imana idufashe tumenye ibi bintu, tumenye imikorere ya Satani. Imana itugirire neza. Ashyiraho iterabwoba rero. Aravuga ngo nta uzemererwa gutunda, nta uzemera kugura cyangwa kugurisha adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Bishatse kutubwira iki? Ikimenyetso cy'iyo nyamaswa, kuba umuntu atemererwa kugura cyangwa kugurisha, ni ukuvuga ngo ibiri mu isi byose ibingibi mureba byose biri munsi y'ubutware bwa Satani. Imana, iyo ubonye ikintu, wabona inzu, wabona amafaranga, wabona isambu, wabona akazi, icyo wabona cyose wungutse hano mu isi, kubera ko Imana ibizi ko byose biri munsi y'ubutware bwa Satani. Imana ntireba icyo wabonye, ahubwo ireba uburyo wakibonye. Ntongere mbisubiremo.
kubera ko Imana izi neza ko ibiri mu isi byose biri mu butware, munsi y'ubutware bwa Satani, munsi y'ubutware bwa ya nyamaswa, kandi ikaba itwaza igitugu kugira ngo umuntu arye yayiramije, kugira ngo umuntu arye yayihaye icyubahiro. Imana ntireba ibyo wabonye, ahubwo ireba uburyo wabibonye, ireba uburyo wabigezeho. Ntabwo Imana ireba ngo uri mu mwanya uyu n'uyu, ufite titiri n'iyi, ufite akazi keza kameze gutya. Oya, ikirebe ireba uburyo wakagezeho. Niba warakagezeho, Satani mu nyungu za Satani, mu nyungu za ya nyamaswa, n'icyo Imana ireba. Nshuti zanjye, ibyo mu isi byose urabizi ko Yesu ubwo yari ari mu isi, Satani yashatse kubimukangisha ngo kugira ngo abigereho, ariko mu nyungu zande, mu nyungu za Satani. Yesu aramuhakanira. Amaze kumuhakanira ngo baratandukana, amutega ikindi gihe yamutegeye ku musaraba, aramutsinda, amutega ikindi gihe ni iki ngiki. Imana idutabare, Imana itugirire neza, umwuka wera akomeze kutwigisha, ariko icyo dukora cyose twoye gukora mu nyungu za Satani, ahubwo dukore mu nyungu z'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Mana, ngushimiye ijambo ryawe ritanzwe ku bwacu, ngushimiye umugambi mwiza ubu dufiteho, ngushimiye ko witeguye kudufasha, kudusobanurira no kutuyobora. Ufashe buri wese wumvise, mu izina rya Yesu, amen.